Yes, alright, mu gihe YouTube rero yujuje imyaka 20 ikorera ku isi hose muri rusange, yinjije abantu benshi batandukanye, yazamuye ibyamamare byinshi. Ni mu gihe rero natwe mu Rwanda ibi byiza bitadusize, hari inkuru nziza cyane imaze kujya ahagaragara, nanjye reka nyibasangize y'ukuntu abanyarwanda bakoresha YouTube bagiye kujya binjiza amafaranga menshi hatagira ingano. None se ugiye kugenda uguma ngaha nkubwire, njye nitwa Kelody twagiye. Hanyuma kano kanya rero inkuru nkuzaniye ni inkuru yakomeje kugenda ivugisha abantu benshi cyane, badasinya kugaragaza yuko babyishimiye rwose, baranezerewe cyane. Byagenze bite rero? Nibyo urimo kwibaza. Aba YouTubers bo mu Rwanda n'abandi bose bagira content bashyira kuri YouTube, ubwo ndavuga abahanzi, aba vloggers, abanyamakuru n'abandi batandukanye. Abangaba bose ubusanzwe bajyaga bakora iyo video bakazishyira kuri YouTube, nk'iyo uri kureba nkatwe iyo ubona twashyize kuri YouTube. Ariko ikintu gitangaje ni ukuntu twahembwaga amafaranga make hafi ya ntayo, kugira ngo byumve neza iyo video yanjye yarebwaga n'abanyarwanda gusa, ubwo ndavuga nk'ijana akaba ari abanyarwanda gusa baturebye. Igiciro amafaranga twahembwaga yabaga ari makeya cyane, hafi yo kuba ntayo, ahubwo ku buryo wasangaga idolari mbese wasangaga ari amafaranga make cyane, bitewe n'uko mu Rwanda na adi twarebaga, adi ziberaga mu bihugu byo hanze. Wasangaga nk'iyo umuntu yakoraga video bikarebwa n'abadiaspora, wasangaga yinjizaga cyane, akinjiza amafaranga agera kuri 50%, amadolari 50% byayo yinjije yose hamwe, andi akaba ya YouTube. N'uvanga bari amafaranga menshi cyane. Kugira ngo byumve neza rero, iyo abadiaspora barebaga video zacu twinjizaga amafaranga menshi. Ariko kano kanya noneho Minisiteri y'Urubyiruko ifatanyije n'iy'umuco na siporo, abangaba ubwo ndi kuvuga uyu Jean Paul Abdallah utuma twishima, akaba ari nawe uyiyoboye, yavuze yuko u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda irimo gukorana na YouTube kugira ngo mu Rwanda natwe twemererwe guhembwa. Abanyarwanda nibareba video zacu tubashe guhembwa. Ibi rero barimo barabikoraho. Yavuze yuko yabiganirije inteko nshinga amategeko y'u Rwanda, bakolaboratinga na Minisiteri y'iterambere ry'itumanaho, ICT and Innovation in Rwanda, Utility, hamwe n'iki kigo cyitwa Rwanda Utility Regulatory Authority, ubwo ndavuga RURA. Aba bombi bari gushyira hamwe kugira ngo u Rwanda narwo rujye mu bihugu bihembwa na YouTube. Uhise wibaza ngo ubundi se ko bano ba YouTube bavuga ngo nabakire bakora amafaranga, uhise wibaza ngo none se byari bimeze bite? Ni igitangaza. Nuvuga ngo kugira ngo byumve neza, umunyarwanda ufite YouTube ifite miliyoni subscribers yakaba yari umuherwe, yakaba afite amafaranga atagira ingano, bitewe n'ukuntu YouTube ihemba neza cyane. Ariko kano kanya amafaranga yari nta kigenda, bitewe n'uko bari barahagaritse YouTube ads, bazihagaritse mu myaka yatambutse. Ubu ntabwo byari bigikunda bitewe n'impamvu zitandukanye ntari buze kwinjiramo. Gusa kano kanya leta y'u Rwanda irimo gukorana na YouTube kugira ngo bongere bemere yuko ad zaza mu Rwanda. Ukagira indirimbo y'izerembonye ukajya kubona hagati yaciyemo akantu kamamaza, wari inkuru ndi nagukoreye, ugahita ubona hajemo akantu kamamaza n'ibindi bitandukanye. Ariko rero igihe u Rwanda ruzaba rurimo kwakira kureba ad, aba YouTube bazinjiza amafaranga menshi cyane, mu gihe kano kanya yari nta kigenda nyine. Mbese tuzahita dutangira kwinjiza amafaranga menshi nk'abanyamerika, nk'abantu bari muri Amerika. Ibi ngibi rero Minisitiri utuma twishima yagaragaje yuko ibi ngibi ari ibintu bakirimo gukoraho, kandi anasezeranya yuko vuba byihuse abanyarwanda bakoresha YouTube bazatangira kwinjiza amafaranga neza cyane, bakabona amafaranga mu buryo bwiza. Ni ukuvuga ngo urabyumva neza cyane, kuko aba ari amafaranga menshi cyane atagirwa ngana. Uyu nguyu witwa William Jules Niyitegeka, umunyamakuru uzwi cyane mu Rwanda, aho wamenyekanye cyane nka Chita Magic. Uyu nguyu yavuze yuko uwo mwanzuro ari mwiza cyane, ugiye guteza imbere igihugu cy'u Rwanda, ukazamura ubukungu bw'abakoresha YouTube, ndetse ukanazamura ubukungu bw'igihugu muri rusange, n'abandi baturage bikaba byabagiraho ingaruka nziza. Hanyuma rero reka nkubwire ibanga utaruzi, YouTube burya bwose iyi ngiyi YouTube ibaza ko kwijana yinjiza 45, mu gihe wakoze video yinjiza 55. Twebwe rero twari turi kuri 0%. Ibaza icyo kintu, kuko tutahembwaga, twinjirizwaga n'abantu. Niba video wakoze yerebwe n'abantu 100, ugasanga winjijwe n'abantu 5 gusa, bari muri Qatar, bari mu bihugu bitandukanye, even Uganda. Hanyuma rero urabyumva neza yuko noneho tugiye kujya twinjiza 100% y'inyungu z'ibyo twakoze, mu gihe twari turi kuri 0. Niyitegeka nawe, uyu nguyu ndavuga Chita Magic, yakomeje avuga yuko urubyiruko ati rukwiye gukoresha imbuga nkoranyambaga tukabyaza umusaruro y'amahirwe duhawe.
none ikindi kintu kidasanzwe ni uko umusoro uzajya wishyurwa uri kuri 30%. urumva ko kukwinjiza ni amafaranga make cyane ugereranyije n'inyungu umuntu aba yakuyeho. Ntabwo ari ubu wenyine, hari n'undi witwa Jackson Dushimimana, uyu wamenyekanye cyane nka Red Project niyo channel ye, ariko yitwa Jackson Dushimimana, ari nabyo ahina bikavamo Jackson JD. Uyu nguyu nawe yamenyekanye rero, dore uko yavuze ati mu gihe tuzaba twatangiye kwamamaza muri video zacu, ama-ad ari guca muri video zacu, tuzinjiza ku kigero cya 60% kiziyongera ku gihe twinjiza hafi 100%. Yakomeje avuga yuko ubusanzwe ngo video yagiraga views 100,000 wasangaga mu Rwanda yinjije 80,000. Ibaze nawe icyo kintu, 80,000 ku bantu 100,000, kandi abantu 100,000 ntabwo ari buri YouTube yapfaga gupfa kubagira, byari ibintu byari bigoye cyane. Ariko rero kano kanya umuntu video izagira 10,000 niyo hubwo izajya yinjiza 100,000. Icyo kintu cyumve neza, niba iyi video nakoze niba muri buyirebe ikagira 100,000, ndibuze guhita ninjiza 100,000. ariko ntabwo ari aka kanya ko ibyo ntibirajya mu buryo, ariko nibyo barimo barakoraho. Leta y'u Rwanda ikunda abanyarwanda, ikunda ikoranabuhanga, ikunda iterambere ry'abaturage bayo, irimo gukora kuri iki kintu. Hanyuma ngewe rero reka ngushimire kubw'umwanya wafashe ugakurikirana inkuru. Nitwaga Eddie Kelade.